Nongeye kubasuhuza ndetse nanabaha ikaze inshuti mwese bakunzi mudahwema kubana natwe mu makuru ndetse n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. So guys, ugasanga nk'umuntu ariyemera cyane cyangwa se ugasanga yigize umuntu w'indakorwaho, cyangwa ugasanga umuntu ariyumva nk'umuntu ukomeye cyane cyangwa se ukaze cyane, ariko atazi ko muri iyi si twese turi abagenzi. So rero mu by'ukuri hari igihe umuntu aba yibona nyine nk'umuntu udasanzwe, akaba wenda abona nka mugenzi we nta kintu amaze, cyangwa se akaba abona mugenzi we mu isura itari nziza. Ariko so guys, reka mbabwize ukuri, nidushaka tujye twitwara neza, kuko iyi si twese turiho, iyi si duhetse twese, nta n'umwe ifitiye impuhwe, ndetse uwo ari we wese uyu munsi yagenda. Reka ndeke ibyo ngibyo, mutagira ngo wenda hari n'umuntu nteye ibuye. Reka mbanze nkwibwirire yuko uyu munsi tubafitiye nyine amakuru ababaje cyane. Ni inkuru ikomeje kugenda ica umugongo abantu benshi bakoresha imbuga nkoranyambaga. Ni umukobwa mwiza cyane witwa Butera Ange Vanessa, wigaga muri kaminuza ya Huye, muri UR yihuye, ubwo ni kaminuza ishami rya Huye. So yitabye Imana ubwo yarageze muri level 3. Ni ibintu bibabaje cyane, yaburaga iminsi mike cyane ngo arangize kwiga. So rero ayo makuru tugiye kuba tuza tubagezaho. Ese mu by'ukuri uyu mukobwa yaba yazize iki, cyane ko ari urupfu rwakomeje kugenda rubabaza abantu benshi bagiye bamenya aya makuru, bitewe n'ukuntu uno mwari yaje kwitaba Imana. Ni ibintu ubona ko biteye agahinda. So ndaza kugusaba niba uza kugira amarangamutima uze kwihangana, kuko ni ibintu bibabaje cyane. So guys, reka rero mbanze nkwibutse, iyi ni Susuruka TV. Niba utarakora subscribe kuri Susuruka TV rwose, nakubwira ngo uri gucikwa cyane bikomeye cyane. So ntago ari Susuruka TV yonyine hano kuri YouTube. So wanyarukira no kuri Instagram, naho twitwa Susuruka TV. Murabizi cyane tubagezaho amakuru abagezweho hirya no hino rwose. Tubafitiye n'ubundi amakuru n'ubundi tugenda tunyuzaho kuri Trade. Murabizi ko ari urubuga rushyashya rwaje guhangana na Twitter. So na Twitter naho wadusacinga ukatubona ni Susuruka TV, ndetse na Facebook, ahantu hose ni Susuruka TV. Nkwibutsa banza ukore subscribe kuri YouTube yacu kugira ngo utazajya ucikwa n'amakuru meza nk'aya ngaya, amakuru tuba tuje kuba tubagezaho update zose, tuzisesengura ndetse tubagezaho amakuru yose ku buryo burambuye. So rero nk'uko narimaze kubibabwira, ko tugiye kubagezaho amakuru ababaje cyane ari kuvugwa mu ntara y'Amajyepfo, ni mu karere ka Huye, muri kaminuza nkuru y'u Rwanda ishami rya Huye. So ni umukobwa witwa Butera Ange Vanessa, yigaga muri level 3. Mu itangazo UR Huye campus ya Huye yanyujije ku rubuga rwa Twitter, itangaza aya makuru y'akababaro, yagize iti: Heartbreaking news, the UR Huye with heavy hearts. We inform you the passing of our beloved student, Butera Ange Vanessa, who were a student of university in a college of business and economics level 3. May Almighty Father Lord gives her eternal life. So tugenekereje rero mu rurimi rw'ikinyarwanda, banditse bagira bati amakuru ababaza umutima, UR Huye n'umutima uremereye, turabamenyesha urupfu rw'umunyeshuri dukunda, Butera Ange Vanessa, wari umunyeshuri wa UR Huye muri kaminuza y'ubucuruzi ndetse n'ubukungu, urwego rwa 3. Ushobora byose Nyagasani amuhe ubuzima bw'iteka. Aya ni amakuru yakomeje kugenda acicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga ku munsi w'ejo, ku itariki ya 19 Ukuboza 2023. N'amakuru yakomeje kugenda ababaza abantu benshi cyane, nabukunze kubona hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, cyane ku rubuga rwa Twitter. Aya
amakuru akomeza kugenda atangwaho ibitekerezo bigiye bitandukanye. Ni ibintu bibona ko byababaje abantu benshi, ariko benshi banibaza bati se mu by'ukuri uyu mukobwa yaba yazize iki? Mu by'ukuri uyu mukobwa ko tubona ari umukobwa mwiza cyane, kandi akaba yarageze mu mwaka arimo gusoza amashuri ye ya kaminuza. Mu by'ukuri yaba yazize iki? Abantu benshi cyane bagiye babikomantaho, ariko twebwe nk'abanyamakuru murabizi ko tuba tugomba kubakorera ubushakashatsi tukamenya ese mu by'ukuri ayo makuru imva n'imvano ni iyihe, cyangwa se mu by'ukuri byaba byagenze gute. Ni ukuvuga ngo uyu mukobwa inkuru ihari ni uko yari amaze igihe kinini arwaye indwara y'umutima. Ni indwara, ni uburwayi ngo yaramaranye igihe kinini, ariko akajya ajya kwa muganga akivuza, bikarangira akumva nyine yorohewe, ariko nyuma umutima nanone ukaza kuba wamufata. So rero iyi amakuru ari kuvugwa nuko ku munsi wo ku cyumweru nibwo ngo yaje kwikanga bikomeye cyane, ajyanwa kwa muganga mu bitaro by'i Huye, muri CHUB mu bitaro by'i Huye. Hanyuma arangije yitabwaho n'abaganga bamaze kumwitaho, ariko n'ubundi ngo wa munsi uba wageze ntago umuntu yawusimbuka. Yaje rero kuba yashiramo umwuka binyuze mu kuba yararwaye indwara y'umutima. Rero ni amakuru ubona ko nyine yagiye ababaza abantu benshi cyane hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, bavuga bati tekereza umukobwa mwiza nk'uyu nguyu, tekereza nk'ababyeyi biwe bari baramwishyuriye amashuri, ubu noneho mu gihe yari atangiye kuba yavuga ati wenda ngiye kuba narangiza, nambona akazi, nshaka ukuntu wenda nakorera amafaranga ababyeyi banjye bandihiriye amashuri, ndebe ko nabagirira akamaro, birangira nyine ubuzima ari ubuzima, birangiye avuye mu buzima. So natangiye rero mvuga ngo hari igihe umuntu aba yumva yuko akaze, cyangwa se yiyumva nk'umuntu urenze cyane, ariko atazi yuko mu by'ukuri iyi si nta mpuhwe ifitiye umuntu n'umwe. Rero mu by'ukuri tujye tugerageza twitware neza, kuko saha ni saha buri wese yagenda, kandi tujye tubasha kuba twakwitanaho, buri wese ajye yita kuri mugenzi we. Rero ikintu nababwira ngo mumfashe dufate mu mugongo inshuti ndetse n'abavandimwe b'umuryango w'uyu mukobwa mwiza cyane witwa Butera Ange Vanessa, wagize ibyago. Dukomeze tubabe hafi Ange, tumwifurize iruhuko ridashira, aho agiye aruhukire mu mahoro rwose. Rero amakuru ahari nyine nuko yitabye Imana aguye mu bitaro bya CHUB biherereye mu karere ka Huye, aho yari afite indwara y'umutima, akaba yazize indwara y'umutima. Turakomeza rero tujye tubakurikiranira amakuru, tubagezeho amakuru yose ari update. Ikintu nakwibutsa cyo nuko wabanza ukareba munsi gato y'iyi video, ukareba aho handitse subscribe, ukabanza ugakandaho, ukajya no kuri Instagram ugakora follow, ukajya kuri Facebook ugakora follow, ndetse n'izindi mbuga zose zigiye zitandukanye watubonaho, hanyuma tukayatubana mu makuru yose abagezweho hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Murakoze cyane kandi Imana ikomeze